mama Vanessa aho ni bumugarukire umudamu nkuriya w'igishongoro umugore umurembure nkuriya ariko mama Vanessa uramuzi cyane ntabwo umuzi umugore niyo wamuhe taje ariko mu gitanda mu buriri bitameze neza iyo taje yayisiga akigendera niyo waba ufite za vewiti zivewitiwana ukaba ufite indege ukayikubita hasi buri gituma umukobwa viwabo agasanga umuntu batavukanye keneye mu gitanda rero iyo bitagenda neza nkubwiza ukuri uwo mugore ntabwo wamubona uyu munsi wa none uryamye nk'inka yahaze ubwatsi uhindukiriye umugore araguhindukiriye wowe ntumuhindukiriye. Reka ngushimire dukurikiye ku Isezerano TV nshimire by'umwihariko wofunguye ikiganiro ugiye kureba kuri kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana turi kumwe na Pastor Claude amakuru ni meza Evode turashima Imana. Muri guma mu rugo bimeze bite? Muri guma mu rugo Murundi yaciye umugani aravuga ngo akaje karemerwa n'umunyarwanda yarabishyigikiye aravuga ngo akaziye umugabo akakira gutyo twakire rero icyorezo cyaraje ni bimwe mu byorezo Bibiliya yagiye ivuga ariko hamwe n'ubushobozi bw'Imana no gukora kw'Imana twizeye imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo abantu nidukomeza abantu nitwicisha bugufi tugasenga tugashaka mu maso h'Imana izatwumvira mu ijuru idukiriza igihugu. Ayo magambo Imana yayavugiye mu gitabo cy'Ingoma za kabiri. Hari abandi ba pasiteri cyangwa se abahanuzi batandukanye bajya bavuga ngo ni umunyafu w'Imana ngo iki cyorezo ngo umunyafu w'Imana nawe niko byemera? Nanjye niko mbyemera. Niko mbyemera kubera yuko abantu benshi abakozi b'Imana benshi bari bariraye n'ubu barirara uzi ko n'ubu ngubu Evodi hari abantu biraye batarimo barasenga erega Imana batanze amasengesho abantu bibagiwe gusenga no gushaka mu maso y'Imana bibagirwa gusoma Bibiliya bakayitunga nk'igitabo cy'imvaho kiri aho ngaho mu nzu yabo bakibagirwa gusenga bakibagirwa gusoma Bibiliya. So ibyo rero Imana yatanze igihe cyo kugira ngo abantu bihane Bibiliya kuko iyo usomye mu byakozwe no mu bice 17:30 baravuga ngo nuko iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije itegeka ko abantu bari hose bihana. Rero iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije ubu ni igihe rero Imana yategetse kugira ngo abantu twongere twihane abantu bongere bihane bongere basubire mu Mana bongere basome Bibiliya bongere basubire mu gakiza abafite ibyo bapfa basabana imbabazi abantu bongere bashake mu maso h'Imana bongere bashaka ubwiza bw'Imana. Ariko benshi bari bagirwa nyamara Bibiliya avuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo buhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ku isi. Bibiliya ku murongo wa 15 Matayo 24 akavuga 15 akavuga ngo kandi ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera h'Imana ubisoma abyitondere. Ikizira cyageze ahera h'Imana. Hari ijambo rimwe wavuze nakunze ngira ngo ni naryo nshaka kugira ngo mpereho ikiganiro nateguye ku munsi dukora. Hari anuvuze ngo hari abantu batunze Bibiliya nk'ibinyamakuru. Hari imyemerere cyangwa se ibyo abantu bahora bavuga ugasanga ntago babyemeranyaho. Iyo tuzo tugasenga buriya. Nta kibazo okay uko byifuje reka tubanze dusenga tubane kwinjira mu kiganiro. Uwiteka Mana yacu Mana nzima Imana ishoboye byose rugira wagize byose wahanze isi n'ijuru ibyo byose bikabaho turagushimye kubw'uburinzi bwawe bukomeye bwabanye natwe warinze abanyarwanda warinze East Africa urinda Africa urinda isi yose Mana turagushimye kubw'ineza n'uburinzi bwawe komeza kuturinda no kuturagira muri iki cyorezo cya COVID-19 coronavirus ku isi yose yateye isi yose Mana niwe wo gukiza utakije nta muganga wo mu isi wakiza utavuze nta wavuga utakoze nta wakora ariko hamwe n'ubushobozi bwawe turabwizeye koresha abaganga abadogiteri batandukanye b'isi yose igihugu cy'u Rwanda abaganga bo mu gihugu bose bakoresha isi yose kugira ngo data twese umuti uboneke ariko umuti twizera yuko ari wowe utanga ibyo byose tuzi neza yuko iyo utarinze umudugudu abarinzi barindira ubusa komeza kuturinda rero muri byose kigano tugiye kuganira reka data twese ndutandukire ahubwo tube mu buntu bwawe ijambo ryawe ribe muri twebwe kandi uduhe ubwenge muri iki kiganiro kandi gifata imitima ya benshi abazakira data twese bazanyurwe nacyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ibahindukire bave mu byo bari barimo abakoraga ibyiza bakomeza ibyiza abari bari mu bibi bave mu bibi ku bw'izina ryawe ryera amen. Nari ntangiye mvuga nti hari ijambo wari uvuze ngo
hari abantu batunze bibiliya nk'ibinyamakuru biri aho ngaho abantu bayirebe bibiliya ngiye bakayimba ubwo warushatse kuvuga iki ko kuba bayitunze nk'ibinyamakuru? Mu by'ukuri bibiliya Uwiteka abwira Abisiraheli ngo nimugera mu gihugu nimumara kurya mugahaga ntimuzibagizwe Uwiteka Imana yanyu yabakuye muri Egiputa. Rero abantu na evodi kera uko abantu babaga imbere y'Imana ntabwo uyu munsi ariko bakiri imbere y'Imana. Kera uko abantu basengaga ntabwo uyu munsi ariko bagisenga. Uyu munsi abantu barivanze. Paulo yaravuze ngo ntushobora kuba umusirikare wa Kristo ngo nurangiza wivange mu by'ubugingo. Ntabwo ushobora kuba nta ukeza. Yesu nawe yaravuze muri Matayo ngo nta ukeza abami babiri. So rero abantu babaye abasirikare ba Kristo, abantu babaye abasirikare ba Kristo babana abasirikare mu by'ubugingo. So ntibabaye abasirikare b'igihugu nyirizina, ahubwo babaye abasirikare ba Kristo barangije babana abasirikare b'ibyisi. Ibyo byose rero barabifata barabivanga. Kandi iyo tuvuga ngo umwuka wera n'umwuka mubi ntabwo bishobora kuvanga, kuko uyu ntushobora kuba umwuka wera ngo uyu umwuka bubi nibishobora ngo nibirangiza ngo bivange. Ntabwo bishobora kuvangwa, ntibishoboka. Ubwo wenda ako kantu turaza ku nari nkavuze kugira ngo tuze kukifashisha mu kiganiro hagati, ariko nashaka uyu munsi tuze kuvuga ku muvugabutumwa bita Mama Vanessa. Muri iyi minsi arimo aravugisha abantu benshi, ariko nifuje kugira bamenye icyo nkawe wowe nka pasiteri ku giti cyawe ubitekerezaho. Uwo ni Mama Vanessa, uramuzi? Ni umuvugabutumwa abantu benshi bazi, sinzi ne ku giti cyawe wenda wowe usanzwe umuzi. Mama Vanessa ndamuzi Mama Vanessa muzi nk'umuvugabutumwa kuva kera rwose ndamuzi. Yewe muzi asengera mu itorero rya ADEPR mu Kagarama. Uvuga ukuntu ugiye muzi anashaka narabyumvaga, narabyumvise mu rushako rwe. Nyuma uyu munsi wa none ari mu bana 6. Hanyuma muzi tunahura mu ivugabutumwa mu macace, kuko ntabwo twahuriye muri ADEPR, twahuriye mu macace, kuko yari umuvugabutumwa utari umuvugabutumwa w'umupaka. Yari international preacher. Hanyuma rero twajyaga duhurira mu itorero Patmos of Faith, itorero ryayoborwaga na Bishop Nsabimana Bosco. Patmos ni itorero ryakoraga ku Muhima mu gikari cya Yamaha, aho itorero ryitwa Bethsaida Holy Church rya Bishop Rugamba, aho Bishop Rugamba yatangira itorero ryitwa Bethsaida Holy Church. So nyuma yaho Bishop Rugamba havuye yagiye mu nyubako yabo ku Gisozi Gakinjiro ya Bethsaida. Icyo gihe ahinjiye mu itorero ryitwa Patmos. Rero muri Patmos of Faith niho nahuriraga na Mama Vanessa. Mwivuga butumwa naje mwivuga butumwa, nawe yaje mwivuga butumwa, kuko bagiraga basengesho yo kuwa kane yirirwagamo bagatumira abavuga butumwa batandukanye. Bavuga butumwa bashoboraga kuba bagira nko kuri 4 ku munsi cyangwa 3. Rero niho nakundaga guhurira na Mama Vanessa no mu yandi macaca atandukanye twahuriragayo. Ndamuzi. Uyu munsi hari inkuru ziri kuvuga ko yataye umugabo, yataye abana bagera muri 6, ndetse ko agiye kwishakira undi mugabo. Ndetse ni ibintu byagaragaye ko yerekanwe no mu rindi torero mu rusengero, aho n'undi mugabo agiye gushakana nawe. Wewe wabyakiriye gute nk'umuntu wari usanzwe uzi Mama Vanessa? Maze iminsi mbibona ku mbuga nkoranyambaga, kuri za social media zitandukanye. Numva n'umugabo avuga yewe ko basezeranye byemewe n'amategeko, na attestation de mariage. Nkabona ibinyamakuru bitandukanye bikayatacinga kuntuze ku binyamakuru byabo ko basezeraniye mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro. Ariko icyo mbitekerezaho ndagira ngo abanyitegereza cyangwa se abanyumvamo kimwe, hari ibintu 3 ngira ngo sobanure evodi. Ibi bintu 3 ndagira ngo wowe ukurikiye Isezerano TV, ndagira ngo sobanure ibi bintu neza. Ikintu cya mbere, mu rushako Bibiliya ivuga ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Uru rukundo rero rwa benshi ruzakonja ni igihe
umusore n'inkumi bashakana bitana sweetheart, darling, my wife, buki bwanjye, pisine yanjye, byose byanjye, nyenyeri yanjye, marayika wanjye. Noneho bamara kugera hagati ubuzima bukabakubita. Iyo ubuzima bumaze kubakubita rero, umwe muri bo ashobora kutanyurwa. Kwa kutanyurwa nuko babayeho n'ubuzima babayeho, akabona hanze. Umugore ashobora kubona abagabo hanze, abagabo bagatangira kumurarikira cyangwa bakabararikira. Muri kwa kurarikira akagenderamo ibyari ivugabutumwa bigahinduka kuvangavanga, akajya kuvuga ubutumwa bw'ibyaha. Icyo ni kimwe. Ugasanga rero ibyo umuntu yabibye arimo aragenda bibibura. Mama Vanessa yabibye ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana mu bagabo n'abagore, aravuga ngo nta mugabo w'inganzwa uzajya mu ijuru. Ndabyibuka neza mwivuga ubutumwa ryiwe, avuga ko nta mugabo w'inganzwa uzajya mu ijuru. So aharo nabaza ngo ese uyu mugabo agiye gushaka ntazaba inganzwa? Kuko niba uwo mu Rwanda baye inganzwa, uwo muri Zambia bagiye gushaka na Zambia, we ntazaba inganzwa. Icyo ni kimwe dushobora kwibaza, ariko ndanamugarukira mu kanya. Rero ugasanga kutanyurwa kwa bamwe, ahubwo umugabo yabaye, Mama Vanessa yigishaga ngo nta mugabo waba inganzwa uzajya mu ijuru, ahubwo umugabo we yabaye inganzwa. Umunsi Mama Vanessa afata inzira akajya za South Africa, za Zambia, akajya Mozambique, akajya Southern Sudan, akajya za Burundi na hehe hose. So urumva umugabo agira ati yagendaga tutanabivugaho hamwe na hamwe. Hari aho twabyumvikanagaho, hari n'ahandi nashidukaga akambwira ngo yagiye aha. Ibyo rero mbwire nta mugore. Umugore niyo mpamvu Bibiliya ivuga mu ba Efeso 5:22 haravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nkuko Kristo yagandukiye itorero rye, akaryitangira, akaryigura, akaryeza, aryejesheje amazi n'amaraso yiwe. Rero ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, umugore akwiye kuganduka. Nta mugore ukwiye gukora ikintu atagishije inama umugabo we. Niba Bibiliya ivuga ko umugabo ari umutwe w'urugo, umutwe nuvuga ngo urabona umutwe nuvuga ngo iyo ino ribabaye umuntu abyumvira mu mutwe. Na Evode gira ngo urabyumva uzatsitare, numara gutsitara uburi buzabwumvira mu mutwe. Akaboko nikagira ikibazo uzumva ubushyuhe uzabyumvira mu mutwe. Niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo. Rero nta mugore ukwiye gukora ikintu, mu bujyanama bwanjye numva nifitiye, nta mugore ukwiye gukora ikintu atakigiyeho inama n'umugabo we, bapfundika ingingo, bavuge bati twakora gutya, ese ibi tubikoze gutya byagenda neza, ese ibi byagenda nabi. Hanyuma icyo kintu niba cyumvikanaho, icyo kintu kijye mu buryo. Niba atacyumvikanaho, icyo kintu bagihagarike. Wenda tukira aho ngaho, niba nabasha kumva neza, bivuga ngo muri make ufashe ivuga butumwa rya Mama Vanessa uvuga ko ryari ripfuye, kuko niba yaravuga ko nta mugabo w'inganzo uzajya mu ijuru, ariko uyu utweretse ko ahubwo we umugabo we yari inganzo. Bivuga ngo ubutumwa bwe rero bwari bupfuye. Mu yandi magambo, ahasi reka ne kuvuga ngo bwari bupfuye, ahubwo yabaye icyapa. Hari igihe umuntu aba icyapa, ushobora kuba uri Nyabugogo ukabona icyapa cyanditseho ngo Remera, Kacyiru, Nyabugogo, Kacyiru, Remera, Kabuga. Umuntu akagera i Kabuga yowe n'icyapa kiri Nyabugogo. Kubera iki? Cyangwa uzajye muri gare uzabona imodoka, uzabona ibyapa byanditseho ngo Kabuga, 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 Nyamirambo, 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 mu mujyi. Imipaka itari bwakinge bavuga ngo hari ibyapa byanditseho ngo imodoka Kampala, Kenya. Zanditseho ngo za Baby Coach, za Modani zayoboraga abantu kujya muri Kenya. Umuntu akaza akagira Nyabugogo agiye muri Kenya, atazategera imodoka ariko agahita abona icyapa cyanditseho Kenya. So mu yandi magambo rero, hari abavuga butumwa benshi bamaze kuba ibyapa. Ariko umuntu umwe yigeze kuvuga ngo maze mujye mwumva ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. Mu yandi magambo rero, Mama Vanessa yabaye twumva ibyo yavuze ariko ntiturebe ibyo akora. Ndagira ngo mbwire n'abantu babe bararebye, babe barumvise ibyo yavuze, be kureba ibyo akoze. Ubwo se biroroshye kugira ngo umuntu abe yarakurikiye ubutumwa bwa Mama Vanessa yatanze, cyane wenda nk'ubwo bwubakaga ingo z'abantu. Uyu munsi hakaba akoze ibitandukanye n'ibyo yavuga. Biroroshye kugira ngo wa muntu azakurikiza ibyo yavuze cyangwa azakurikiza ibyo arimo akora. Mu by'ukuri mwarimu iyo yigisha umunyeshuri icyo amwigishije n'icyo afata. Ariko reka mbwira umukristo wamenye Kristo Yesu afate Bibiliya, amenye Bibiliya. Kuko Pawulo yaravuze ngo jyewe Pawulo
ngo nihagira umuntu ubabwiriza ubutumwa butandukanye n'ubwo nababwirije, ngo niyo yaba agiyewe Pawulo ugarutse ntimuzamwemerere. Rero reka mbwira abantu ngo Bibiliya iravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Ubwo ni ubuganzwa, nuvuga ngo umugore utagandukiye umugabo, ubwo umugabo aba yabaye inganzwa. Umugabo adakunze umugore we, nuvuga ngo icyo gihe umugabo aba adafite urukundo ku mugore we. Reka rero mbwira abantu ngo ibyo mama Vanessa yigishije ko nta abagore nibatagandukira abagabo babo, abagabo bazaba ari ingazwa. Nyamuneka ubutumwa bumvise bukomeze, ariko ubwo uyu munsi afite uyu munsi, ubwo afite uyu munsi ntubufate ngo bukomeze. Giye kurwangira uruhande niko nabivuga, kuko uyu munsi wa none niyo abari mushiki wanjye mama Vanessa, impamvu mbivuga ni iyi ngiyi, biragoye kugira ngo ufate uruhinja usiga uruhinja, kuko buriya umunyarwanda aciye umugani avuga ngo uwanga umwana ntakamubone. Kuko sinibaza umugabo wajya gushaka umugore, umugore ko ibintu byumvikana ngo umugore asize umwana w'uruhinja amezi 6 amezi 7, ni ikintu gikomeye. Ibintu nk'ibyo abana nk'abo basigwa, ibintu nk'ibyo bikorwa n'urupfu. Iyo umugore apfuye, umwana afite amezi 6, afite amezi 7, icyo gihe umugabo arikoca. Nuvuga ngo icyo gihe haboneka haboneka n'abantu bafasha, niba bataragiraga inka, abatunzi b'inka bakatangira gukamira umwana, leta igafasha uwo mubyeyi w'umugabo usigaye cyangwa w'umugore usigaye, ibintu nk'ibyo. Ariko nta mugore ushobora gusiga umwana w'amezi 6 amezi 7 ngo agiye mu ivuga butumwa. Ese ubwo butumwa ujyanye ahandi usize ubutumwa bwa mbere butaturutse mu gitanda, ubwo butumwa ntushobora kubushyira abandi. Ubuhanuzi bwa mbere butaba mu rugo rwawe, mu gitanda, muri saro, mu bana bawe, ku mugore wawe, ubwo uzi ntabwo buzajya gukorera abandi. Ahubwo icyo gihe uba ugiye kubiba ingengabitekerezo mbi mu bandi bantu bo hanze, kuko ibyo ukora iwawe umuntu ntushobora kwigisha ikintu nawe ubwawe utifitiye mu mutima wawe. Rero reka mbwira abantu ngo ibyo mama Vanessa yigishije ngo bakunda abagabo babo, nimukomeze mukunda abagabo banyu, niko kuri. Kuko umuntu ashobora kuba icyapa kikayobora abagenzi, kandi umugenzi akagira iyajya, kandi cya cyapa kikigumira hahandi. Rero jewe mama Vanessa uyu munsi wa none ni ukuri ko Uwiteka azamuye n'ibiganza, iyaza kuba yarafashe uyu mwana w'amezi 6 7 akagenda amufite mu mugongo, icyakora ntabwo mbizi niba ashobora kuzareba iki kiganiro akaba nawe yabona ahandi asubiriza iki kiganiro akansubiza. Icyo ngiye kumubaza, niba koko yaba yarasabye yarashatse gutwara uyu mwana mu mugongo mu ivuga butumwa, umugabo akamwangira Pascal, icyo gihe Pascal yaba ari mu bakosa, kuko nta mugore ushobora kujya imahanga ngo asige umwana w'amezi 6 amezi 7 ngo agende. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ntavuga butumwa bugiyemo ubwo se yaba ari Imana ugiye gukora cyangwa ugiye gukora shitani, waba ugiye kuvugira Imana cyangwa waba ugiye kuvugira kiranga, Imana bita kiranga z'Imana yaba yaragiye kuvugira izindi Imana itari Imana rurema yaremye ijuru n'isi. Kuko biragatsindwa, Yesu yaravuze ngo nimudahindukira mumere nk'abana bato ntimuzajya mu bwami bw'Imana. None se wasiga marayika ukajya gushaka abamarayika bandi? Ntibishoboka. Ese wenda uvuze ngo yataye wigo ikibazo ubana nuko yataye uwo mwana w'amezi 6 7, ariko ntago turebye ko yarafite abandi bana. Wenda tubare ko niyo baba bakuze bari mu myaka 10 n'ingahe 20, ubundi byo byaba bifite icyo bisobanuye gusiga abana n'umugabo ukajya gushaka undi mugabo. Bibiliya iratubwira neza, ndagira ngo twinjire muri Bibiliya se nta n'ubundi buyifate kuko theology nayishyize mu mutwe. Imigani 18:22 haravuga ngo ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza, akaba abonye umugisha mwiza, akaba agize umugisha mwiza ahawe n'Uwiteka. Ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza. Bibiliya ntabwo yigeze ivuga umugabo mwiza, yavuze umugore mwiza. Ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha mwiza ahawe n'Uwiteka. Imigani 19:14 haravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Nuvuga ngo rero mu yandi magambo, ahareka mvuge ngo nsubiye ku gice cya 18:22, ubonye umugore mwiza. Pascal ntiyabonye umugore mwiza, cyangwa se mama Vanessa ntiyabonye umugabo mwiza. Byose reka mbivange, kuko buriya kuko ndibuze kugaruka nshakisha ikintu cyatuma
nanone kitari guha uburenganzira mama Vanessa gusiga uruhinja. Warumbajije ngo abana sebo yari yemerewe kubasiga, ntabwo yemerewe kubasiga, ntabwo yemerewe gusiga umugabo, ntemerewe gusiga abana. Ikintu basezeranye kandi buriya mama Vanessa azamuye ikiganza aravuga ngo ngewe mama Vanessa nkimara kumva icyo amategeko ya Repubulika y'u Rwanda asaba bashakanye nta gahato, nemeye ko wowe Pascal umbera umugabo w'isezerano tukazabana iteka nkuko twabyiyemeje, nkuko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Mbere nuko yabiteganya basezeranye ingingo ya nyuma ivuga ngo nkuko abiteganya. Nuvuga ngo agateganyo kavuye mu ngubu, agateganyo bukavuye mu habaye mu gutegeka. Uro nuko abitegeka. Ariko noneho rya sezerano yarahiye. Iyo usomye Ezekiel 17 murongo wa 18 kumanuka haravuga ngo yasuzuguye indahiro yari yarahiriye imbere y'Imana n'abantu ntabwo azarokoka. Rero mbwira abantu ngo indahiro buriya ni ikintu gikomeye. Indahiro buriya umuntu ahunga ikimwirukana ntahunga ikimwirukamo. Buriya ntabwo ari byiza gusiga abana. Mama Vanessa agombaga kwihangana muri uyu mujyi wa Kigali, muri iki gihugu cy'u Rwanda. Niba byari bimunaniye iby'urushako byari bimunaniye, yashaka agenda agafata inzu, babana agafata wa mwana, agafata n'abana bashoboye kuba bamukurikira, hanyuma akavuga ati rwose. Kandi mama Vanessa nk'umuvuga butumwa wa ADEPR ko yagendaga yirepresenta ari umuvuga butumwa wa ADEPR, bagombaga gushaka itorero, bagashaka babandi bitwa mu Giswahili wazee wa kanisa, wazee wa kanisa wange wa shauri, wakawapa ushauri, bari kubagira inama, bakabaganiriza, bakasanga umukuru w'itorero, pastori, bakabaganiriza. Kuko itorero rya ADEPR ntirigomba kuba kure y'umuvuga butumwa ryemeraga gutumira agahagarara ku ruhimbi. Ubusege wo muri church ko ntagenda muri ADEPR ngo nje kubwiza ngo nitwa pastor ntutse muri church ko bitashoboka. Ibyo rero reka tuvuge ngo ADEPR nayo yareze nabi. Niba nuvuga ngo yabaye umubyeyi gito, mu yandi magambo ariko nabivuga. Ahantu basengeraga babarizwaga nabo babaye ababyeyi gito. Mu rushako rwa mama Vanessa na Pascal, itoro ntabwo ryababaye bugufi, ntabwo mu bibazo bagiye bahura nabyo, ntabwo itoro ryababaye bugufi. Icyakora birashoboka nanone ngarukire ku itorero, hari igihe abantu buriya hanze ha Evodi ingo nyinshi zirarazishya bwacyo ukabona ko zazimye, ukaba wazana muri salo nk'aha ngaha iwanjye n'urugero, ari nukwanga umuntu akavuga ati ugasanga nicaye aha, madamu yicaye hariya, cyangwa wowe tugeze iwawe wicaye aha, madamu yicaye hariya. Kandi ninjoro Evode ufite igitanda cyawe n'umugore wafite igitanda cyawe, kandi mu gitondo rwose mukabera umucyo abantu, ugasanga abantu babereye umucyo abantu. Jewe nzingo nyinshi z'abapasteri zirarazicya bwacyo zikazima, abapasteri bararukwabo n'abadamu bakararukwabo. Aho rero reka mbwira umukristo ngo komera ku ijambo wamenye, komera kuri Kristo wamenye. Yesu ko yararejo n'uyu munsi wa none ni kwari haraho naguciye mu ijambo uvuze uti mama Vanessa ndashaka kumugarukira. Ushaka kumugarukira hereye? Navuze ibintu bitatu, ariko navuze ibintu bitatu, mvuze kimwe, ibindi bibiri kabicemo nirukanka. Ikindi cya kabiri aho ndi bugarukire rero mama Vanessa, kugira ngo nawe ataza kumva ko namukubise hasi, kuko bose genda bakoraho nta numwe ntari gukoreho. Mama Vanessa aho ndi bumugarukire, umudamu nkuriya w'igishongoro, umugore umurembure nkuriya ariko mama Vanessa uramuzi cyane ntabwo umuzi. Umudamu nkuriya ageze mu gihe amaraso abagenda cyane ko abakora siporo. Urabona buriyo tubwiriza tuba tunakora za siporo. Mudamu birashoboka ko Pascal nawe mu gitanda bitagendaga neza. Rero nkubwiza ukuri, mu gitanda bitameze neza. Umugore niyo wamuhe taje, ariko mu gitanda mu buriri bitameze neza, iyo taje yayisiga kigendera. Niyo waba ufite za vewiti wana, ukaba ufite indege ukayikubita hasi, buri igituma umukobwa viwabo agasanga umuntu batavukanye, utari umuryango we, batarerwanye, abarya, abayambara, abaryama neza n'amafaranga. Hari n'ababa yifitiye, hari n'abakobwa rwose bikunda abasore badafite amafaranga, bikunda abagabo badafite amafaranga, kubera ko akeneye mu gitanda. Mu gitanda rero iyo bitagenda neza, nkubwiza ukuri, uwo mugore ntabwo wamubona. Pascal nkubwiza ukuri, niho mu gitanda bitaragendaga neza nubona iki kiganiro, mama Vanessa yagombaga kugucika. Kuko niba mama Vanessa yariboneye umusore w'ibikoro, kubona nabibonye ku mafoto, nabonye ari umusore w'ijeya. Umusore w'ijeya rero mu gitanda buri Evode iyo bitagenze neza. Uyu munsi wa none waje, uyu munsi wa none uryamye nk'inka yahaze ubwatsi, uhindukiriye umugore araguhindukiriye, wowe ntumuhindukiriye. Bwaca na none umugore arahindukiriye, wowe ntumuhindukiriye. Ubwa gatatu umugore arahindukiriye, wowe ntumuhindukiriye. Cyangwa n'umugabo nuko, reka tuvuge gutyo.
iyo bigenze gutyo akenshi ni ukuvuga ngo icyo gihe nta rugo ruba rwubakitse. Abagore benshi baca inyuma abagabo babo kandi barasezeranye kandi bubatse, kandi umugabo bene uwo mugabo nawe ntashobora kuvuga ngo bwe ntibishoboka, kubera ko nawe ariyizi muri tekinike, muri sisiteme, azi ko mu gitanda bitagenda neza. Rero aho ngarukire Mama Vanessa ntabwo yari kugenda agasambane, arare muri rogi, ajye muri rogi, ajye i Kigali asambane, ajye Musanze asambane, ajye Rubavu asambane, ajye Burundi asambane, ajye South Africa asambane, ajye Zambia asambane, Mozambique asambane. Oya, kumesa kamwe nicyo kintu cya mbere. Kuba agiye gushaka umugabo, ibyo bintu numva ari byo byamukorera. Niba mu gitanda bitaragendaga neza se ntabwo twamuveba, kuko icyo kintu nacyo koge navuze ngo baca umugani ngo kubita imfubyi ntubabarire ihaka. Icyo kintu nacyo icyo kintu gishenya ingo nyinshi. Buriya Evode mu gitanda, Evode niba bitagenda neza, umunsi wumvise mu bwongo bitagenda neza, ntuzagire ngo buri mugore azakunezererwa. None se wenda wahinya mukagura imyenda ntibyakunda. Wowe uri umupasitori, turi kuganira nk'umupasitori, yose hari ingo nyinshi zishobora kuza kugisha inama. Icyo kibazo kiramutse kibayeho cyangwa se wenda kikaba ari cyo cyanabaye kuri Mama Vanessa, umuti wari uko igisubizo cyari uko ari guhita ava mu rugo akagenda, nta kindi gisubizo gishobora kuboneka kandi yaba mu biganiro cyangwa he? Munyarwanda, Bibiliya iravuga, Munyarwanda aciye umugani ngo itera amapfa ni nayitera aho bahahira. Icyo kintu wacyumvise, ariko itera amapfa ni nayitera aho bahahira. Rero buriya reka nkubwire, kuba Mama Vanessa yarasohotse akagenda, bishoboke ko yagejejeho umugabo umugambi yuko agiye mu ivugabutumwa kandi yifuza kujyana umwana, yenda umugabo akamwangira. Kuko buriya urugo utararamo rushobora guca urubanza rwarwo. Uca urubanza rw'abantu basohotse hanze. Iyo wumvise umwe avuze induru ngo aho ngaho nibwo abantu bahurura bakavuga bati dupfuye iki. Cyangwa iyo urugo rujyanye ibibazo byarwo hanze mu buyobozi bwite bwa leta, mu mudugudu, mu kagari, mu murenge, cyangwa bakabijyana mu rusengero, mu nama y'itorero, aho niho abantu bashobora kumenya ikibazo. Ariko nakubwiye ngo buriya ipfundo ry'ikibazo ryose rifitwe na Mama Vanessa, rifitwe na Pascal. Icyo kintu wacyumvise neza. Usibye ko Pascal we adashobora kujya kuri televiziyo cyangwa ku kinyamakuru runaka ngo avuge ngo rega byari byaranze mu gitanda nicyo cyatumye umugore asiga. Ariko buriya reka nkubwize ukuri, mu rwego rwa tekinike neza, systeme neza, buriya mu gitanda Mama Vanessa na Pascal buriya nibo bazi icyo kintu. Kuko ntushobora kumbwira umugore w'abana 6 ngo asize abana 6 hari mu ruhinja, asize umugabo basezeranye, asize umugabo bashakanye, babyarana umwana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa mbere aravutse ntiyamutaye mu wa mbere, ntiyamutaye mu wa kabiri, ntiyamutaye mu wa kane, mu wa gatanu, amutaye ku mwana wa 6 w'uruhinja. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ahubwo nanone aho dushobora kwibaza, abantu bashobora kwibaza batese pastor, buriya Mama Vanessa ko yabyaye abana 6, uwo mugabo Pascal wabyaye abana 6, Mama Vanessa babyaranye n'undi mugabo si Pascal cyangwa ibyo byo wenda no kwenda abantu bashaka kubyumva. Aho hose tugenda dukominga urusyo, dukoma n'ingasire. Hari igihe tekinike ishobora kugera, bashobora kwinjira mu gikorwa rusange cyo kubaka urugo cy'umugabo n'umugore, intanga zigahita zikubitaho, zigahita zinjira, umwana agahita yinjira. Urabyumva neza? Ariko ya mazi yo mu mugongo, wa mugongo umurya ya mitsi isigaye imurya. Rero urumva icyo ahantu nakubwire Vode, abantu batinya kuvuga ukuri, kandi Bibiliya Yesu yaravuze ngo nituvugira ukuri, nitugira ukuri kuzatubatura. Buriya Mama Vanessa na Pascal niba bafite ipfundo ryabo. Mama Vanessa ahantu munenga nuko atashatse abantu ngo abagisha inama, ababwire babari ibihamya umunsi wa none. Ubiyo haza kuba ibihamya byuko babahamagaye mu rugo ngo babagire inama, babagaragariza ikibazo bafite, icyo bapfa mu rugo. Uyu munsi wa none abantu bavuga batari ko twebwe twarabyumvise, twagiye mu rugo, icyo bafatwe turakizi, nubwo tutakivugira hano ariko turakizi. Rero aho niho namunengera Mama Vanessa. Ikindi nanone munengera ushobora kunengera Mama Vanessa niba batarapfuye ikibazo cyo mu gitanda. Nakubwiye ngo mu gitanda nta handi nta kindi kibazo cyabaho. Niba batarapfuye mu gitanda, Mama Vanessa ashobora kuba yarakurikiye ubutunzi.
ubwo ndimo ndasoza kandi ikiganiro cya kintu cya gatatu icyo ni icya gatatu nashaka kuvugana navuze ibintu bitatu kuko icya mbere nakivuze icya kabiri mvuga ko ari mu gitanda ko mu gitanda iyo bitagenze neza yaba umugore yaba umugabo nta n'umwe unyurwa yaba umugore aragenda yaba umugabo ashobora kugenda ariko hari ababikora mu bupfura muri tekinike bagatandukana mu bupfura ariko ibi ngibi byo babikoze mu buryo rwose bukojeje isoni umuryango bukojeje isoni itorero bukojeje isoni abana nabo ubwabo bikojeje isoni bakojeje isoni n'umurimo w'Imana. Icya gatatu rero Mama Vanessa ashobora kuba yaragenze aho hose yagiye azenguruka muri ibyo bihugu bya Mozambique za South Africa za Sudani y'Amajyepfo n'ahandi ashobora kuba yarabonye umugabo ufite ubutunzi ufite amafaranga noneho aya mafaranga akashobora kuba yarararuye Mama Vanessa agatekereza mu ruhengeri rw'abarera mu ruhengeri rw'ibihunge agatekereza uburyo hameze agatekereza ubuzima abayemo yenda n'umugabo akavuga ati rero ubwo mbonye umugabo ufite kashi ufite ikoca ufite irari ufite ku makuta ngewe uyu nguyu tugiye kubana nawe ibyo rero nabyo ushobora no gusanga muri sisiteme yenda hari uburyo bashobora kuba barahuriye hanze mbere umugabo akaba yarakojejeho umugore akaryoherwa ntawamenya none akavuga ati uyu mugabo ufite kashi yenda ashaka kubana nawe hanyuma Vanessa akaba yararuka gutyo kuko buri butunzi nakubwiye ngo igisenya urugo ni urukundo ruke umwe muri bo mu bashakanye kuba yagira urukundo ruke urukundo yashakanye mbere n'uwo bashakanye atakirufite urwo yamuhaga mbere keya yatangaga mbere akaba atakizitanga noneho undi akabona umuha keya iyo keya y'ahandi ishobora gusohora umwe muri bo akararuka akagenda ikindi ubutunzi hari abashakana umwe afite tageti y'amafaranga njye nadivorosheje ngira ngo nigeze ntanga ikiganiro cy'uko nanyuze muri icyo kibazo cya divorce ariko nanjye ngewe umugore yatwawe n'ubutunzi kandi abutwara jyewe ahubwo ntiyanaguma hamwe ngo tubushakire hamwe ahubwo yifuza ko nasenyuka n'akazi kagasenyuka ubuzima bugasenyuka ariko mbwira abantu ngo Imana irasubiza Imana irashumbusha rero Mama Vanessa ashobora kuba yaratwawe n'ubutunzi noneho ibyarindamu ahubwo ibyabaye nuvuga ngo Paul yaravuze ngo ibyarindamu yanjye byahindutse igihombo kubwo kumenya Kristo noneho Mama Vanessa ibyari ikiza yagihinduye igihombo kubwo kumenya ubutunzi niko twabivuga kuko ntushobora kwiyumvisha ikintu na kimwe kibaho kuko iyo ubwira umuntu ngo tuzabana mu byago no mu makuba mu byiza no mu bibi mu mvura no ku zuba nijoro ku manywa tuzabana warangiza ukabeshya umuntu ngo ugiye mwivugabutumwa warangiza bagera hanze ukavuga ngo ntabwo nkigarutse aho hantu harimo question mark so rero niba atari mu gitanda niba atari urukundo ruke niba atari mu gitanda cyabiteye kuri Pascal bitaragendaga neza Mama Vanessa akaba yarahisemo kujya gushaka swati Mama Vanessa yatwawe n'irari ry'ubutunzi yabonye umugabo ufite amafaranga niko nabivuga noneho ararurwa n'ubutunzi yibagirwa ko Imana yamukuye ahantu habi Imana yamwamamaje mugeza muri abo bantu bose ishobora kumukubita hasi ari uyu mugabo ashatse akikubita hasi yabana Mama Vanessa no akikubita hasi kuko buri icyo umuntu abiba cyose aragisarura Yesu yaravuze ngo icyo umuntu abiba aragisarura nubibi byiza uzasarura ibyiza nubibi bibi nabyo uzasarura ibibi rero reka tuvuga tutya tuti nsoze mvuga ngo abantu mubatsi ngo nyamureka ntimuzifuze divorce ntabwo ari ishema divorce irababaza divorce ni ikimungu kibi kigenda kikinjira mu mubiri kigakomeretsa umubiri n'ubugingo n'amaraso n'ibitekerezo n'umuryango na famiye n'umuryango nyarwanda divorce iwugeraho kubw'umugore kubw'umusore cyangwa kubw'umukobwa rero mwene data abasore mugiye gushaka abakobwa mugiye gushaka ubijye mubizi ntawe ubivamo Bibiliya iravuga ngo ntawe ubivamo Yesu yaravuze ngo igitandukanye umugabo n'umugore ni urupfu cyangwa yisagarutse icyakora ndashoje kandi ndagira ngo soreze ku ijambo rimwe riri hano aho Paulo yavuze gutandukana kw'abashakanye yaravuze ngo mwene data w'umugore cyangwa w'umugabo ubana utizera umugabo utizera niba umugabo atizera agakunda ko mubane niba umugore atizera agakunda kubana n'umugabo mubane hepfo ku murongo wa 25 ubwo turi mu gice cya 7 urwa mbere rw'abikoreye n'igice cya 7:25 Paulo hepfo aravuga ngo icyakora
nabagira inama ngo icyo akora ku bwanjye naguma uko nahamagawe. Pawulo yaguma uko yahamagawe ari umusore, yaguma uko yahamagawe ari umusore. Yahamagawe ari umugabo yubatse afite umugore n'umugabo, niba warahamagawe ufite umugore n'uwubatse, guma uko wahamagawe wubaka urugo rwiza. Niba warahamagawe ukiri umusore ukavuga uti sinzashaka, nuko aravuga ngo icyo akora mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ushaka gutana atane. Wabyumvise neza Vodi? Ashaka gutana atane. Hepfo aranavuga ngo mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ushaka kongera gushyingirwa yashyingirwa, ngo icyo akora bameze batyo bazagira uburibwe mu mibiri yabo. Icyo kintu wacyumvise Vodi? Urumva ashyizemo ikintu cy'umuravumba ngo mwene data w'umugore cyangwa w'umugabo ushaka gutana yatana. Hepfo aranavuga ngo ushaka gushaka yashaka, ngo cyangwa umwari nawe yashaka, ngo icyo akora bameze batyo bazagira uburibwe mu mibiri yabo. Dore uburibwe ari ahantu bugiye, uburibwe Pawulo yavuze rero dore ngubu. Mama Vanessa asize abana 6, agiye gushaka undi mugabo, kandi umugabo wa mbere aracyariho ntiyapfuye, cyangwa se ntabwo biturutse ku mugabo. Mama Vanessa ngagira urwitwazo avuga ati umugabo nashatse umugabo, yabwiriza ubutumwa avuga ati nyamuneka mwihangane nashatse umugabo dukundana, nyuma biza kumera gutya, umugabo arahinduka ajya mu bagore, bigenda gutya, twaradivorosheje kubera impamvu iyi ngo bigaragare. None bigaragaye ko ahubwo ibyo yabibye mu bantu ari mwarabibibura. Ahubwo gihe mbwira abantu ibyo yabibyemo, nyamuneka komeza icyo wafashe, ntihagire ugutwara ikamba ryawe. Yesu yaravuze ngo data arakora nanjye ndakora. Arongera aravuga muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 9:4, aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye butarira bukiri ku manywa, ngo kuko nibumara kwira ni igihe akazi katazaba kabyikorwa. Rero mwene data, mushiki wanjye Mama Vanessa, ntabwo nkusenya, sinanasenya umurimo w'Imana, sinanasenya ibyo wubatse, iby'Imana yagushyizemo, ariko nkubwire nawe wa mugabo niba wumva ikinyarwanda ugiye gushaka Mama Vanessa, banza utekereze mbere y'uko ukora mariage. Niba koko umenye icyo ugiye gukora, umenye ugiye gushaka uwo ari we. Mama Vanessa amenye icyo agiye gushaka icyo ari cyo, amenye umugabo agiye gushaka uwo ari we. Hanyuma wa mugabo ugiye gushaka umenye ngo uyu mugore ugiye gushaka asize abana 6, bazajya basenga isengesho bakavuga ngo mama yaradutaye, mama yaradutaye, mama yaradutaye. Iryo sengesho nkubwire Mama Vanessa, aba bana nibasenga Imana izumva isengesho ryabo kuruta isengesho wasenga. Wa mugabo nawe nkubwire Imana izumva isengesho ry'aba bana kuruta isengesho wasenga. Icyakora nsoza Pascal, niba mu gitanda bitaragendaga neza, Mama Vanessa akaba yaraciye akigendera, rwose nasaba Mama Vanessa ko yagaruka akagusaba imbabazi. Namara gusaba imbabazi, hanyuma Mama Vanessa uzamubabarire, niba adashatse akagaruka umubabarire asubire mu bana be. Imana ifite uko izabigenza. Kandi rega iteke Vodi ndashoje, kandi Imana yasezeraniye Aburahamu ko izamuha urubyaro, izamuha umwana w'umuhungu. Itinze kumumuha, Sara yoshya umugabo we, aramubwira ngo ariko mugabo wanjye Aburahamu, washatse inshoreke ikakubyarira akana ko yecuye ntakibyara. Aburahamu ashaka Hagayi w'umunyegiputa, amaze kumushaka abyara Ishimayeli. Amaze kubyara Ishimayeli, Imana ivuga ati ariko rero iri sezerano nasezeranye naryo, dore Aburahamu yicira inzira n'umugore we Sara, reka nsoze sezerano. Imana yohereza abamarayika kwa Aburahamu. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu ajya mu ifamu abaga ikimasa, Sara acumba umutsima, abamarayika bararya barahaga. Bamaze kurya no guhaga barahanura. Sara yaricaye mu irebe ry'umuryango, marayika aravuga ngo Sara umwaka utaha uzabyara, uzabukikiye umwana w'umuhungu. Sara araseka. Imana ireba ko nuvuga ngo hari ikibazo kibaho kugira ngo Imana ikemure ikindi. Rero tubwira abantu, soze mvuga ngo Mama Vanessa, ibyo wabibye mu bantu, abantu bakomeza icyo wabahaye, ariko tugusabe rwose nka mushiki wacu mwivuga butumwa ryiza, kuko umuntu amenya iby'urugo yarurayemo. Twe ntabwo twabaye mu rugo rwawe n'umugabo wawe ngo turumenye. Icyakora wari kwihangana ukegera itorero rikabagira inama, kuko nkuko ryakwakiraga ukabwiriza ubutumwa rya ADEPR, bari no kukugira inama mu rushako rwawe n'umugabo wawe. Nyamuneka ntuhemuke, guhemuka ntabwo ari byiza. Kandi nanone tuvuge tuti pasiteri wajya gusezeranya, ese Evo azasezerana harya yerekana mu itorero?
tuvuga tuca tuti pasiteri wasezeranya umuntu umeze gutya ntabwo byaba ari byiza, kuko nawe yaba atari pasiteri ukorera Imana, kuko Imana icyo gihe nawe yaba agiye gusonga abana ubwa kabiri, kuko niba abana bafite nyina bita nyina, umugabo akaba akimwita umugore, tuvuge tuca tuti pasiteri wasezeranya uyu mugabo n'uyu mugore nawe yaba agiye gusonga aba bana. Gusa genda soza mvuga ngo divorce ntabwo ari nziza, nanjye yangezeho ntayihamagariye ntayishakaga, ariko mbwira abantu ngo nyamuneka kwihangana bitera kunesha, kunesha kukaza n'ibyiringiro. Mama Vanessa, niba Pascal ataragufatiyeho icyuma, niba Pascal ataragukubise ngo abaturage batabare, ubuyobozi bubijyemo, ugaragaza uti umuyobozi uyu yabibayemo, Mama Vanessa nagusaba ko bagarukiraho, nyamuneka nta cyaha kitababarirwa, kandi nyuma y'imbabazi nta rubanza. Bene data bashiki banjye rero, ndabifuriza igihe cyiza, ibihe byiza, mugume ku Mana ntimubivemo. Mugore kunda umugabo wawe, mugabo kunda umugore wawe, hanyuma Yesu azasange twese duhagaze mu buntu bw'Imana. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere dusenge. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu, uri mwiza, urera kiranuka, ubere maso abagutegereje. Uru rugo rwa Pascal na Mama Vanessa turarusengeye, kandi turasenze Mwami Imana, kuko uri Imana ishoboye byose. Uri Imana ihindura ibyanze guhinduka, uri Imana ivuguruza ibyari byabayeho bikavugururwa. Waravuze ngo nimureke abana bato basange Yesu Kristo. Aba bana batoya turabasengeye, reka baragirwe nawe, bakomezwe nawe, ineza n'uburinzi bwawe bikomeze kubana nabo, bibane n'umuryango, ubane na Mama Vanessa, nawe tumusabiye umugisha. Mwami Imana, ntaba ari we, izina rya reka rihabwe icyubahiro kubwe. Mwami Imana, umuhe indoto, wongere umwereke ahagaze ku ruhimbi, wongere umwereke yigisha abagore, abadamu bigisha gukizwa no kubaha abagabo. Mwami Imana, kugira ngo iri jambo yigishije ryongere ribukore ku mutima, kandi uyu mugabo nawe amenye iyava, amenye n'iyajya, amenye ko gusenya ejo nihagira umusenyera umugore, nihagira uza gutwara Mama Vanessa, uyu mugabo nawe amenye kazababara nkuko Pascal yababaye. Mwami Imana, aba bose reka ubahe kwicunuza, ubahe kwihana, kugira ngo urugo rwongere rusubirane. Uyu munsi ijoro rimwe habura ijoro rimwe, habura iminsi 7 ubukwe bube, ushobora kuvuguruza ibintu bikomeye. Mwami Imana, agira ibyo uvuguruza, kugira ngo aba bana bataba imfubyi, bataba intabwa, kandi bagifite ababyeyi bose. Nibyo sabye nsabira isi yose, nsabira abana bose muri rusange, nsabira ababyeyi muri rusange. Kandi Mwami Imana, umuntu wese uzitegereza Isezerano TV, reka data twese iyi miburo n'iyimbuzi izamugereho, kugira ngo Mwami Imana azahindurwe n'iyimbuzi, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Evode rero, ikiganiro narifite cyari cyo ngicyo, numvaga rwose umutima wanjye ukomeretswa no kutavuga ibindi mu mutima. Hari uwakwifuza ariko no kugisha inama mu gikari? Uwakifuza kungisha inama mu gikari, ku Isezerano TV ndiho, nimero ziriho, reka nzisubiremo. Ni Prisi 250 cyangwa se guteranya 450, 7 82 51 15 97. Nsubiremo, Prisi 250 7 82 51 15 97. Iri kuri WhatsApp. Kora subscribe, hanyuma numara gukora subscribe kugira ngo wiyaboneshe ku Isezerano TV, kugira ngo uzajye ukunda kubona inyigisho zanjye n'ibiganiro bitandukanye, ubuhamya butandukanye. Nzireze yuko Imana ishobora byose, Imana nta kintu na kimwe idahindura. Iyo usomye Itangiriro 18:14, Imana yabwiye marayika, yabwiye Abrahamu, iramubwira ngo mbese hari ikinaniro Uwiteka mu gihe cyashyizweho nayo? Nta kinanira Imana rero mu gihe cyashyizweho n'Imana. Icyashyizweho n'abantu kirahinduka, icyashyizweho n'abantu kirananirana, ariko igihe cyashyizweho n'Imana ntabwo kinanirana. Reka mbifuriza umugisha w'Imana, Imana y'amahoro ibane namwe. Turabakunda, turabasengera aho muri hose ku isi yose. Umugisha w'Imana ntukabure kubana namwe muri byose. Nzi neza ko Imana yahinduye byinshi. Imana yubatse ingo zabeshi zari zasenyutse, kandi nabigizemo uruhare nkoreshejwe n'Imana. Nawe nyamuneka, urugo rwawe rugiye gusenyuka, humura, Yesu ari muri urwo rugo, ntirugisenyutse, mu izina rya Yesu, amen.